ntujye ugira ubwoba bw'ikintu na kimwe wasanga muri twebwe, kuko imbaraga zawe zirahagije. Tukuzaniye ibyo twishe, tugusabye andi mahirwe. Uri Imana y'amahirwe ya kenshi, aho tutabaye urugero rwiza ku bana bacu, kubo twashakanye. Uduha imbaraga n'umutima uciye bugufi kugira ngo tugomba gusaba imbabazi, dusaba imbabazi. Ibyo tugomba kubaka tubyubake. Aho twaremereye abo twashakanye, Mwami, turagarutse ngo dukosore, uduhindure, uduha umutima uciye bugufi. Aho ibyuho byo mu buzima bwacu, Mwami w'abami, byatumye tuba abagore babi, abagabo babi, basore n'inkumi bameze nabi, bashaka gukontorora, bikatujyana mu ngeso mbi zitandukanye, no mu mikorere n'imivugire mibi bitandukanye, tugakoresha autorite mu buryo butari bwo. Abagore babonye ba mama wabo bacinyagazwa, bagakura bahindutse ingare, Mwami w'abami, kuko batamenye bizima. Ababonye ba papa babo babyuzinga ba mama babo, bagakora defense. Abagabo se babonye ba mama bavuga nabi, nabo bagahita bakora defense ngo bataganzwa n'abagabo. Mwami, dufite ibintu bitandukanye. Abana bireze se tutagize utubwira ngo sigaho, garukira aha. Mwami, tukuzaniye ibyo byose n'ibindi tutazi, ariko ngwino winjire mu mimererwe yacu, utureme bundi bushya. Warasezeranye ngo basha no gutanga imitima mishya. Twubake, Mwami, tube imiryango mizima, kugira ngo ibyo duhereza abana bacu bibe ari bizima. Duhishwe mu maraso yawe imigambi y'umwanzi Satani yo gusenya umuryango itsindwe burundu mu izina rya Yesu, amen. Itaje de role, sinzi ko bayita mu Cyongereza, ariko mu Kinyarwanda tuvuga umukino w'agati. Hari ababizi ibyo Kinyarwanda gikomeye gutyo. Umukino w'agati nuvuga ngo turirukanka, mfite agati mu ntoki nkagahereza undi, nawe akirukanka agagahereza undi. Kandi umuntu wirukankanya agati iyo agize intege nkeya akerereza ekipe yose, timu yose. Yagize ibyaga akagwa, yajya ugatanga akakagwa, mbese intege nke z'umwe zikora no kubakurikiyeho bose. Nta kuntu wabihunga. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Umuryango nukumeze, nuruhererekane, tubishaka cyangwa tutabishaka, niko bimeze. Ntacyo wahindura rero ngo nako ntacyo wakora, ntacyo wakora ngo uhindure ibyo wakiriye aho warerewe. Cyangwa mukanyumva? Haleluya. Nta kintu wakora ngo uhindure ibyo wagize gute, wakiriye aho warerewe n'uburyo warezwemo. Mana ishimwe cyane. Kuko rero umuryango wanjye, umuryango wawe, niyo wawe wibwira uti ndi nyakamwe, sinashatse cyangwa sindashaka, ariko ukomoka mu muryango, kandi bibaye byiza wazagira umuryango, ntiwazaba padiri cyangwa masere, byaba ari bibaye byiza mu mugambi w'Imana, kuko n'Imana yavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Barambwiye, sinzi niba ari amakuru y'ukuri, ariko barambwiye ngo mu magereza, murabizi hari igihe muri gereza umuntu agera agakomeza agakora amabi muri gereza, none bakamufata bakamufungirana ahandi ari wenyine, ariko ngo bagira iminsi batarenza, kuko bayirengeje umuntu mu mutwe ntabwo byagenda neza. Turi ikiremwa cyagenewe kubana n'abandi, niko Imana yaturemye. Kandi muzarebe iyo twababajwe, twatagiye kugira agahinda gakabije n'ibindi, nibwo duhunga iki? Abantu. Tuvuga uti abantu si abantu. Abantu ni babi bose tukabagira babi. Ni ukuvuga ngo tugira tandasi yo kwirotira no kuba twenyine, kuko twakomerekejwe cyangwa se twababaye. Imana rero yaraturemye turi ikiremwa cyagenewe kuba mu bantu. Rero abantu bawe ba mbere ufite n'umuryango wawe, yaba umushyashya washinze, yaba uwo wakomotsemo cyangwa wavutsemo cyangwa warerewemo. Umuryango rero nicyo kintu cy'ingenzi dufite hano ku isi. Ariko kuko ndi product cyangwa ndi produit yaho narerewe, nuko navutse, kandi ntacyo nakora ngo mbyiyambure, kuko byo byarangije kuba. Icyo mba mfite kwitaho nuko njyewe intentionally nishyura icyo kiguzi gituma mba umuntu umeze neza, kugira ngo nzabashe gutanga ibyiza. Muranyumva nshuti z'Imana? Iyo ntabyitayeho, byanze bikunze rwa ruhererekane rurakomeza. Haleluya. Iyo tutabikoze intentionellement tugapfa kugenda nkuko twakagenze, kuko buriya kwimaramo ibyuho tuba dufite mu buzima bwacu biravuna. Buriya abantu mubana bakubwira atari kuvuga nabi, none ukabakanira bose kutavuga nabi, ubwo ufite ukuri aba ruhuye.
ubibwiwe n'uyu ni nk'iyo umuntu ari muri timu nk'uko korari none umuntu umwe akavuga ati ariko ngiye korari yose iranyanga yose. Ubwo niba korari yose ikwanga ikibazo kiri hehe? Muri korari cyangwa muri nge? Rero bisaba kwemera kumva ibyo abantu batwegereye batubwira. Biravuna kuko twese dukunda kurya kubwirwa neza. Iyo wambwiye Torotance turagukunda abantu babiryoshye, ariko buri yumwe Torotance ari kuvuga menshi, ariko ufite ukuntu umeze burya biranyica nkumva ndapfuye. Ariko umuntu ugufitiye umumaro, umuntu ugukunda akubera nk'indorerwamo y'ahantu utabasha kwireba. Iyo akubwije ukuri kumeze jya ufata akanya utereke ku ruhande bwa bwibone twese tugira, uvuga uti ariko kuki bambwira gutya, ese ikibazo ni ikihe? None ufata umwanya wo kwivura bya byuho byaje mu buzima bwacu. Tuba twaratewe akenshi n'imikurire yacu. Bisaba rero kwishyura ikiguzi kugira ngo mbashe kurinda umuryango wanjye ibibi ntazisanga byambereye uruhererekane. Muranyumva nshuti z'Imana? Umuryango rero muri rusange ufite ibintu ibihumbi biwuhiga kandi ntibitangiye none. Mutekereze ko n'umuryango wari washinzwe n'Imana. Hari igihe abantu bamaranye nk'imyaka 10-15 akazahura n'abigisha b'ibinyoma bakamubwira ngo uriya mugabo si uwawe cyangwa uriya mugore si uwawe, tubure biriya bibazo byose ufite nuko atari Imana yari yakugeneye. Mana yanjye, si Imana yari yakugeneye? N'urugo rwashingiwe n'Imana. Adamu na Eva bashingiwe n'Imana. Na Pièce de Rochanje yari ku ruhande rwaze Adamete cyangwa Evete Adamine ku ruhande nta wari uhari. Ariko ntibyabuje Satani kugira gute gukomangayo. Si ikibazo cy'imiterere yo mwashakanye nubwo nayo yagiramo ko yongeramo, ariko Satani yanga umuryango muri rusange. Niyo mpamvu iyo tugize umugisha wo kongera kuvuga ku muryango, ushobora kumva nta kintu gishyashya wumvise, ariko bimeze nka awareness, kongera kwibutswa, kongera gukangurwa ko umuryango ari uwanjye, ari njye ugomba kuwurwanaho. Muranyuma nshuti z'Imana, nkamenya ko ibintu biwuhiga ari ibihumbi, ngaharanira rwose kutaba kimwe mu bikoresho bisenya umuryango wanjye. Imana ishimwe cyane. Niba rero umuryango ufite ibintu biwurwanya, biwukurura hirya no hino ngo bitandukanye, njyewe wowe ntukwiriye kuba umwe mu bongera ibikomere n'umubabaro muri uwo muryango Imana yaguhaye. Amen, haleluya. Wibuke ko uri product cyangwa uri produit y'umuryango wakuriyemo, kandi umuryango wakuriyemo wari umuryango wa kwisi. Hari igihe uri mwiza ufite ibyiza byinshi, ariko sese uri kwa ufite nibibi, kuko nabona abantu batari parfait, bafite intege nke zabo. Kuko rero tuza tudafite package cyangwa igipfunyika gihagije cy'ibyiza byo gutanga mu muryango mushyashya tugiyemo. Ni twebwe tugomba kugira uruhare rwo kureba isoko idakama yitwa Imana, kugira ngo iduhe package ihagije yo kuba umugabo mwiza, kuba umugore mwiza, kuba umubyeyi mwiza, kuba umuhungu n'umukobwa beza. Muranyumva nshuti z'Imana? Kuko duba dufite amabresh, tuba dufite ibintu by'ibyuho biri mu buzima bwacu. Iyo tutarebye ku isoko idakama yitwa Imana, tuzatanga kagati mu ntege nkeya, tube turaza abadukurikiraho intege nkeya z'uruhererekane, ibyago n'ibibazo by'uruhererekane. Aho bikomereye rero mu muryango, twakira ibyaho batavuze n'iyo batavuga, twakira ibya tukakira ibya mama niyo twaba tutumvise batongana, niyo twisanga, kuko kuri buriya buzima babaho buri munsi byanze bikunze butugiraho uruhare, butugiraho impact. Imana ishimwe cyane. Iyo rero tutagarutse ku isoko yitwa Imana, Imana ifite urukundo rutagira condition. Haleluya. Hari abantu bagize ba papa beza cyangwa ba mama beza, ariko wabaga mwiza kuko uri uwa mbere mu ishuri. Buriya bintu ni byiza, ariko biba bifitemo akantu gahengamye. Ni ukuvuga ngo ni urukundo rufite iki? Condition. Ariko kuko Imana Data ifite urukundo rutagira condition. None ugakura uri umuntu ugomba kwachivinga ibintu byose, kuko uziko kugira ngo wemerwe ahantu ari uko ufite za achievement z'ibitangaza, ugakurana imvune z'igitangaza, ugomba kwemeza abantu bose. Ariko umuntu yazemeza abantu bose akazabarangiza agakura imvune. Tekereza, ugomba kwemeza umugabo wawe, ugomba kwemeza umugore wawe, ugomba kwemeza pasiteri wawe, ubwabyo ni imvune kuko bikubuza kuba wowe. Ariko iyo ubaye wowe nyine wishakamo imbaraga ugakora ibyiza, ariko udafite ako kuho ko kwemeza. Haleluya. Niyo mpamvu dukwiriye kugaruka ku isoko yitwa Imana, iyo idukunda urukundo rutagira icyo rushingiyeho, kugira ngo rutuvure bya byuho byose twagize. Abana banjye umunsi ni bakuru,
kandi mba numva ngomba kubabwira ibyiza, mba numva ntako ntagize ngo mbabwire ibintu byiza. Kubwira akabebe, akana gato, ndagukunda mwana wanjye, ukanamuhobera, ntuseka ariko namwe murebe ibyanyu biroroha. Ariko kubwira umuntu w'umusore atagize anniversaire, nta kintu cyabaye, ukabyuka umuguti mwana wanjye ndagukunda, ni bande babikora? Imana bahumugisha niba bahari n'ababikora eda barabirazwe n'ababyeyi cyangwa nyine bishatsemo ya soko y'imbaraga ku Mana, bamenya ko ibyo bintu bikenewe. Hari abandi rero twatinze kubimenya kugira ngo mbwira ngo umwana wanjye ndagukunda, afite abahungu bareshya nka gutya, kugira ngo mbwira ngo umwana wanjye ndagukunda nta anniversaire yagize. Mubyibuke nta kintu cyabaye, mu gitondo urabyutse uramuhobe, ureba mu maso mwita umwana wanjye ndagukunda. Ibyo bintu kugira ngo nzabikore nshaka imbaraga kuva mu mano zikazamuka igihe zizajya kugera mu kanwa. Kandi ndi umukristo mwiza, Yesu arankunda, nanjye ndamukunda, manumva nabivuga, ariko ni iki kimbuza kubivuga? Ubu naragerageje anniversaire zabo zose nzizi mu mutwe, mbese ni ikintu cyacitse, ariko nta yindi mbasha kongeraho, ni yanjye sinyibuka, kubera ko igihe nakuze natakamara badusefete anniversaire ntabyo nigeze mbona. Bari kuzifeta sabo bari bariho, nta anniversaire bigeze bamfetera. Ndinda nkura nazi ko ibyo bintu bibaho. Umukobwa waje ubwo ni ujye unyibutse iyo hari nka anniversaire y'umukuzina, akambwira ati ndabizi ntabyo uzibuka, ati kuzina afite anniversaire, nuko nyine nanjye ngafatiraho. Bakundwa, kandi baravuga ngo guhoberana ni umuti, ariko hari n'ubwo ukora ishyano ukamuha high five, nyamara urabizi ko akeneye hug, nawe urayikeneye, ariko nawe ubikura mu mano nkanjye ntibiza kuko ntabyo wahawe. Ariko wabihawe facilement, abikora facilement, ntanamenya ko ari n'ikibazo. Turi indembe ariko abana muri Canada muteye imbere rata. Hari umupapa ukuze twabanaga mu rusengero, yajyaga tubwira ati baratwigisha ngo tuganire n'abagore, ngo tugendane, ngo tugende turinganiye, ngo baratwigisha ngo ariko ngo ndicara ngo ngashaka ibyo muvugisha ngo nkabibura ngo batubwira ngo tugendane, ngo najye kubona nkabona ngo ngeze iriya ngo ntamusize ariko yawe amateka yewe yari ari kure cyane. Ukeneye rero kujya ku isoko yitwa data kugira ngo uvomemo ibikwiriye, kuko hari igihe tuba dushaka gukora ibyiza ariko tukabura imbaraga zo kubikora. Ukajya ubona wabuza aho uhera n'ikiganiro kuko ntuzi uko baganira, ntiwigeze ubona papa na mama bicaye baganira neza, wabonaga ari induru n'imijugujugu icaho, cyangwa wabonaga baganira cya kiganiro amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Murabizi Minerva yishyuwe, yego. Rent warayishyuye, yego. Ibyo kurya yego, amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Warakuriye mu kiganiro nk'iki, nawe wajya kwishakamo ikiganiro noneho hakaza ibintu bibishye mu rugo, ariko mu by'ukuri atari uko abantu ari babi, atari nuko bafite ingeso mbi nyinshi, atari uko bangana, ahubwo ntabyo bahawe bambi. Niyo mpamvu uwatangije umuryango dukwiriye kumugarukaho tubigambiriye, tubishaka n'umutima wacu wose. Iyo umuntu akoze ikintu atanga na kataloge yacyo. Ni Imana yatangije umuryango, dukwiye kugaruka ku Mana no ku magambo yayo, kuko ku Mana birakunda. Ikwigisha kuba umugabo mwiza, papa atarabaye mwiza, ikagwisha kuba umugore mwiza, mama atarabaye mwiza, cyangwa se baba baranabaye beza. Twe kugira ibintu byose bibi, ko barahari ababyeyi babaye beza bagerageje pe, kandi ni warabagize ujye ubishimira Imana, burya ntibyabaye ahantu hose. Ariko ku Mana niho harimo amasomo ahagije yakugoronzora, akagukosora, akaguhindura umuntu umeze neza. Burya hari umuntu kwicarana nawe biryoha kuko atanze amahoro, afite ubugwaneza. Hari undi muntu mwiza w'imfura mu mutima ariko arajombana, kuko baramujombye teroma bamwima ijambo akiri umwana, bamubuze pfo na ruguru, nawe ntazi kuvuga ineza. Niyo ayifite iguma mu mutima, ariko yagiye gusohoka hasohokamo ibintu bimeze nk'amahwa. Iyo rero tumaze gukura dukwiriye gufata akanya. Hari ikintu bajya bakora, ngira ngo ibihugu bimeze neza n'amakampani ameze neza abikorera abastaff babo, cyangwa se abasirikare bavuye ku rugamba babakorera ibyo twita debriefing. Sinzi niba mbivuga neza. No kuvuga wakaza akicarana n'umuganga ubizi cyangwa groupe zindi zibizi, ariko akavuga uko urugamba rwamugendekeye. Kuko niba ari umusirikare yagera imbere agapfusha mugenzi we bakamurasa, se hari ibintu byamubayeho, yabonye intumbi se, yabonye ibintu bibi byinshi byamubayeho. Debriefing rero imufasha kuvuga ibyo bintu byose, none ntibizakonditione ubuzima buzakurikira hazabamo.
muranyumva nshuti z'Imana. Twebwe rero akenshi ibyo nta byatubayeho, nta nibyo twari tuzi. Ariko buriya niba waragize ibyago ukabona papa watera mama wawe ingumi, burya bifite icyo byagutwaye. Niba waragize ibyago ukabona mama wasuzugura papa, burya bifite icyo byagutwaye. Niba waragize ibyago ukabona papa cyangwa mama aca inyuma y'uwo bashakanye, burya bifite icyo byangije muri wowe. Niba waragize ibyago ukarigwa n'umubyeyi umwe, burya bifite icyo byangije. Kuko ubu mu Rwanda twabaye imfubyi muri rusange, byabaye ibintu bimenyerewe. Ariko burya bifite icyo byagize gute? Byangije kinini. Kandi iyo ukuze udafite umuntu ureberaho, hari ikintu byica muri wowe. Yes, turakura tukigira tukirwanaho, ariko hari ikintu byangije. Tugaruka rero ku Mana y'imbabazi, ni ukuri tukayibwira ngo nyigisha, nkosora, sinzi kuvuga neza, sinzi kwenjoyinga ubuzima, sinzi kunezererwa abanjye, sinzi. Imana ikagukosora. Ikindi ibintu byinshi tujya kubyiga, tukajya kubishakira amasomo akwiriye, tubishakira ubuzima n'imibereho, ariko byagera ku by'umuryango no kuba umugabo no kuba umugore ugasanga ntitwigeze tubiha umwanya. Twumva najyaga mbabazwa iwacu i Kigali iyo habaga wenda inyigisho z'amakupure z'abashakanye, twajya tukabona igice cya sare n'abagore. Twabwo iki ni igiterane cy'abagore, abagabo badahari. Kuko hari abantu bibwira ngo ubuse ngo banyigisha iki, ngo ko sanzwe bashaka kutakwigisha ikintu gishyashya, ariko byibuza urakangukamo gake uvuga uti burya mfite umurimo wo gukora muri uru rugo, burya naba umugabo mwiza, burya naba umugore mwiza, burya naba umwana mwiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nufata rero kanya ko gutekereza ku bakureze, ku babyeyi bakubyaye cyangwa bakureze, ukabareba utikunze, sinzi niba kumvikana, uraza kubona impamvu bari bameze uko bari bameze. Iyo tubarebera mu kwikunda turabajaginga gusa, twavuga ati papa ntiyanyitayeho, mama ntiyanyitayeho, ntiyari ahari. Ariko buryo ufasha akanya, cyane cyane ku bamaze gukura, ukareba ubuzima bwa papa, ukareba ubuzima bwa mama, wafata n'akanya no kwibaza, ese kuki papa yari ameze kuriya, ese kuki mama yari ameze kuriya. Wabireba neza ugahita usanga nawe n'ibyo yakiriye, nawe nuko byagenze, nawe hari ibintu bizamubayeho byamwambuye, wenda kuba umwana hakiri kare bikamugira uko yari ameze. Imana ishimwe cyane. Ntaratekereza kuri ibi bintu, muvandimwe nyine nyihanganira, ariko yari yakiriye kuba publika nuko bimera, ushyira hanze n'iby'abandi kandi atari papa wanjye wenyine ari uwe. Ariko najyaga nibaza nkavuga ko twagize umupapa uri irresponsable, nkumva ndimo ndabimushinja ukuntu, nkavuga ariko papa yari irresponsable. Ndi mutoya najyaga numva ari byiza, kuko yajyaga aparika ku kabari, harantu yajyaga avuye kudutwara ku ishuri, mumva ko twigezwe abana b'abakire twanyanaga modoka, harantu yajyaga yadutwaye imodoka, twarimutse twaragiye kure, no akadutwara imodoka agaparika ku kabari, akatugurira amafanta n'amasaridini. Nkumva ni byiza kuko ntacyo nitaye ku bya nimugoroba n'amahomework. Ariko maze gukura nsanga byari bibi. Hanyuma maze gukura no gutekereza, ntangira kwibaza kuki papa yari ameze gutyo. Sanga nawe yabaye chef de famille ataragira na 17 ans. Nukuvuga ngo nawe yapfushije papa kare, arera barumuna ba kare, ubanza ngo yaravuye no mu ishuri kugira ngo abafashe. Nukuvuga ngo nawe nta kigero cy'umupapa afite, nawe nyine ntako atagize, ahubwo no kuba yaragumanye n'uwo mubyeyi nawe ntako atagize. Nukuvuga ngo bigira ikintu kibi. Niyo mpamvu mbinginga twebwe abagize umugisha wo kugira abana, kugira ngo dusabe Imana aho dufite ibyuho, Imana ituvure. Kuko ibyiza ababyeyi bacu turabitwara, n'ibibi tukabitwara. Kimwe mu bintu byiza mama yampaye kandi ntari nakizwa, mama yari umumama uri mu rugo. Ndabavuga nyine ko ntabakiriho, ntabwo bari aho bari, ntabwo bari bugira ikibazo ko nabavuze. Yari umumama utuje, umumama uguma mu rugo, umumama mbona ko ari faithful ku mugabo we. Muzi ko uburyo abana babibona, uyu munsi bamufite akaga, hari amatelefoni bayajyamo, bazi ibyo mwandika. Icyo gihe nta yari ahari, ariko ijisho ry'umwana burya rimenya umumama uri fidele, utari fidele ku mugabo we, burya birabimenya. Nuko rero nzashake kwa kundi nashatse nababwiye, ntazi iyo biva n'iyo bijya, kandi sinari nabaye umukobwa witonze, ariko mbaye umugore nabaye umugore witonze. Atari agakiza mwiko ko atari gahari, ariko ko nari nzi ngo iyo umuntu abaye umugore aba abaye umugore, ntabwo acinya umugabo. Urumva umumama yabimpereje atavuze. Ni byiza, ariko najya ngure ko bitarama. Iyo hatajemo agakiza ntibirama, kuko ushobora kugira impamvu yatuma ushaka kwihimura kuri uwo mugabo. Haleluya abagore n'abagabo. Hanyuma wagira impamvu ituma ubabazwa, agakiza katarajemo, ugatandukira igihango. Muzi ko mbivuga. Ni byiza, ariko ntibirama, kuko biravuga ngo wubaka tubakanye n'Uwiteka, abaruhira ubusa. Gusa ni byiza
Imana ibabarire abanyamakuru bazabigira tayito, ibababarire nibabigira tayito. Kwari kugira ngo ukunde wumve, ntabwo kwari kugira ngo nishyire ku karubanda. Rero nababwiraga bagize umugisha wo kuba ababyeyi, ngo abo turi bo tubihereza abana bacu. Umumama ashobora kugira ibyago akaba yarakuranye na mama uhinduranya abagabo, bikamwafekta atari uko ari kirara. Ariko muri simbizi ko nabivuga, muri subconscious nta attachment ya hatara afitanye n'umugabo. Mwuka Wera atubwira ibyo agomba kutubwira. Haleluya. Rero nawe ufasha akanya ukareba ababyeyi bawe ko bari babayeho n'ibyo baguhereje, buryo wafata akanya ko kwibaza ngo ariko kuki mvuga nk'uko mvuga, niba mvuga nabi, kuki se ndeactinga gutya, kuki se mpubuka, niba iki mpa agaciro mu buzima kuruta ibindi, burya kuki ari byo mpa agaciro. Urugero nk'iyo twakuriye mu bukene, agaciro kacu ari amafaranga, cyangwa se barigeze, n'urugero ntabwo ari necessary ngo bibe ku bantu bose, cyangwa se barigeze kutwirukana nko mu ishuri, burya birababaza. Uzi gusohora umwana mu ishuri, burya birababaza. Urugero niba twarakuriye mu bintu nk'ibyo, wakwikurira wakwibonera amafaranga, agaciro kawe gahita kaba amafaranga, uzayagwa inyuma, none ujye kuyagarura abo wagomba kuyaha batagihari. Ariko kuko kuri wowe ubuzima no kugira iki, amafaranga. Ntagire umwana wanjye bazirukana mu ishuri, ntagire umuntu uzansohora mu nzu, none ukabuze ngo n'abana bawe nibyo bakeneye byonyine, kuko nibyo wabuze bisiga icyuho mu buzima bwawe. Ariko hari igihe tujya gushaka amafaranga tukazajya kuyabona abo twari tuyazaniye tutakiziranye nabo, ari aba stranger mu nzu, ari aba étranger mu nzu. Iyo balance rero kugira ngo tuyigarukemo nuko dusubira ku isoko y'ukuri yitwa Imana. Kuki ikintu ushaka ngishaka cyane? Nuko kuva kera wenda iwacu bashobora kuba baraneguranaga, bakanegura abadafite amazu, abadafite amamodoka, none ukumva agaciro kawe nawe nukugira ikintu iki n'iki, nukumera gutya na gutya. Rero buryo ifasha akanya ukibwiza ukuri, usubiza amaso inyuma ukavuga uti kuki meze gutya, kuki ndeactinga gutya, nibiki mpa agaciro kurusha ibindi, kuki ubumuntu bwanjye ariko bumeze gutya, ikibazo kirihe, icyampa ukanyumva. Haleluya. Kuko we nukosoka uzabasha kubikora neza mu gihe cyawe. Ni ukuvuga ngo niba ndi wa muntu wakira agati, wakira role, nimba narakosotse, nubwo nyakiranye ubukererwe, kuko wowe yakiranye ubukererwe, niba byarapfuye kwa papa na mama babandi bandi bagiye, wowe wayakiranye ubukererwe, yakiranye intege nkeya, bizagusaba umwete mwinshi n'imbaraga nyinshi kugira ngo uzahereza abana bawe ibizima, abana bawe nabo mu rugo rwawe bose. Muranyumva bakundwa? Icyo gihe rero bisaba ko wemerera Imana igakosora ibyuho byose biri mu buzima bwawe. Ntidusirimuke mu gice kimwe tukemera no gusirimuka mu bice byose. Buriya ukuntu dusirimuka mu mikorere n'ibiki, ariko nka kote y'imitekerereze n'amarangamutima ntago iwacu mu Kinyarwanda ntago twigeze dusirimuka kuri yo. Wenda hano mwarasirimutse ntawamenya, ariko benshi twakuriye muri generation itakubaza ngo how do you feel, how do you feel, sibyo nibiki, ngume uriyumva ute, ngumeze ute. Twakubitaga abana twarangiza twabwira ngo nturire kandi wagize gute, uri muramukubita. Ni ukuvuga ngo ibyo uko ufiringa nuko wiyumva byari bifite umumaro muke. Ariko mu by'ukuri uriya muntu wamwe imbere umeze neza niwe ugira uw'inyuma kumera neza. Rero dusirimuke muri ibyo bice byose, tuzane ibyiza mu miryango Imana twite how they feel. Ese ngiye ntuma bafiringa bate, ntuma biyumva bate, nzanira iki umugabo wanjye, nzanira iki umugore wanjye, nzanira iki abana banjye, niki mpa abavandimwe banjye. Ese ntuma biyumva neza, ku isi yuzuye ibibambura kugubwa neza, ndi umuntu utuma biyumva neza, ndi inyongera agaciro kukomera neza kwabo. Turenga urwego ruvuga ngo cyangwa uko bafite ibyo kurya ngo n'inzu, nabyo ni byiza ko harimo abatabikora, bari irresponsible, nabyo batabyitayeho. Ariko wowe niwo ugeze ku rwego rwo kubyitaho, wowe kugarukiraho utume banamera neza, bagira akanyamuneza mu buzima kubera wowe, bifuze kubaho kubera wowe, ubigiremo uruhare. Imana ishimwe cyane. Wowe rero cyangwa njyewe n'inkosoka nzabasha rwose kubikora neza mu gihe cyanjye. Of course biravunanye, ariko ibindi bintu byinshi byo mu buzima biravunana. Nta mpamvu ikintu cy'umumaro cy'ingenzi nareka kucyitaho, kugira ngo nitujya guhereza abadukomokaho tuzabashe kubahereza ibyiza, cyane cyane ko dufite inkuru nziza y'uko uyu muntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Haleluya. Iryo jambo ndarikunda kuko rituma uruhererekane rw'ibyo nakiriye rutankurikira.
Imana ishimwe. Ibyo ni isezerano nahagararaho rwose, nkarihagararaho. Kandi kuko tuba dufite ibintu bitandukanye n'abantu bashobora kukwibutsa bati nyogosenge na so wanyu na so na nyoko, bakakwibutsa uburyo nta kizima cyabayemo. Hanyuma uzajya wibuka niba uri muri Kristo Yesu, uvuga utari ko umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, bya kera biba bishize. Kandi ni ukuri twabonye abantu babishobora bataragize modeni nzima, si urwitwaza, ataragize papa muzima, ataragize mama muzima, ariko agasohoka ari umugabo mwiza, akaba umugore mwiza rwose wubatse kuri Kristo, agaha abana be ibintu bizima. Imana ishimwe cyane, kuko rwose turi ibyaremwe bishya muri Kristo. Ariko iyo turangaye ntitumubemo koko, ntitube muri Kristo koko, dusubiramo amakosa twasanganye ababyeyi batureze. Nta mpano nziza rero uzaha abawe, waha abana bawe, waha uwo mwashakanye, yaruta une présence présente. Une présence présente. Nta mpano nziza waha abawe yaruta kuhaba uhari. Murabizi ko dusigaye tuhaba tudahari. Gacurika umutwe hehe? Muri telefoni. Bakajya bamvugisha ntasubiza. Ndahari ariko singize gute? Simpari. Nukuri nta kintu abacu bakeneye kiruta kuhaba. Kuhaba tugize gute? Duhari. Mbabwira inkuru nziza. Niyo tutazi cyo kubwira abana bacu, rega rige ntacyo tuba tuzi. Ariko kuhaba kwawe bizanze bikunze bizarema ikiganiro. Byibuza uzamubaza nuko yiriwe ku ishuri, akubwira ati bantsinze igitego, cyangwa se mwarimu ya sinzi abinanga icyo bakora, uko byagenze uko ariko kose none ikiganiro. Byibuza uzanamubwira uti ntibavuga bavuga icyongereza cyangwa igifaransa, sizi ko mwayigenza, ariko byibuza uzakosora, byibuza uzareba inzara, byibuza uzareba umusatsi, byibuza azanakubona, kuko afite andi masomo we muri televiziyo, afite andi masomo ku ishuri. None mwebwe mufite akaga nk'uku kwezi kwari ukwezi kwa babantu kamugurisha Inyarwanda, kwezi kw'abatinganyi, amadarapo aramanitse ahantu hose, ku ishuri birahari. Ni ukuvuga ngo ayo yose ni amakuru yakira, nutahaba uhari azajya agira ngo ayo makuru niyo mazima. Umuntu burya ashatse yaba umukobwa, umuntu ashatse yaba umuhungu, kandi yaravutse ari umukobwa. Une présence présente ihindura ibintu byinshi. Kandi rero ibintu byose bidukurura bitujyana hanze y'urugo. Ariko mufite umugisha wo kugendana n'abana, ariko iyo babaye makuru murabasiga, basigara ku rugo. Ibyo nabyo no kureba uko Imana yadushoboza mukabigoronzora tukabihindura. Kandi iyi presence, ibintu byose nibyitwa byiza birayitwambura, kuko akazi katujyana hanze, urusengero rutujyana hanze, ibiterane bitujyana hanze, vie sociale tujyana hanze, gutabara abapfushije ni hanze, gushyigikira abafite ubukwe ni hanze. Ibyo bintu byose mvuze si byiza? Byose ni byiza, ariko nitutabiha umurongo bizadutesha umurongo. Nkunda gutanga urugero, igihe nakizwaga nari mfite abana bato cyane, ko nari nkijwe ntwita umwana wanjye wa gatatu. Hanyuma nari mfite mva kwihuta, numvaga Yesu agiye kuzaza kudutwara vuba. Sinarenganya abashumba, kuko icyambere bari bato, nabo bari abasore bato barimo bashaka bushyashya, ariko twari tuzi ko gukora umurimo w'Imana ari kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, nta gusiba. None ko nari mfite n'inyota nyinshi, mu gitondo nabaga ndi mu binginzi, hanyuma binginzi barangiraga saa 9, saa 10, nkaho saa 11 agomba kuba kirite, nkaba nayo nyigiyemo. Umunsi ugashira ufite abana b'imyaka 2, 3. Hari igihe twakoraga amasengesho y'iminsi 75. Ayo ni amezi 2 n'iki n'igice. Mama Hortense n'umwete mwinshi mu rusengero kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, mu gitondo na nimugoroba, abana b'imyaka 2 n'itatu n'ine. Ibyo bintu nta bwenge bw'Imana bubirimo, nta nubwo biri biblique. Uyu munsi nyine ko nageze mu myaka yo kuvuga icyo nshaka ndabivuga. Myaka yo kwisanzura. Bibuze mu bwenge bw'Imana. Umuntu ashobora kubikora kubera kutamenya, ashobora no kubikora kubera impamvu mbi, sorry to say, ariko niko kuri. Iyo uhejeje umuntu mu muhanda ari umubyeyi, ntumwibutse ko umurimo wa mbere afite ari urugo rwe.
uramuyobeje, nubwo umuyobereje muri Bibiliya ariko uramuyobeje. Ni byiza ko utekereza ugashyiramo n'ubwenge rwose. Ikindi habayeho, sinzi niba ari ahantu henshi, ariko hari igihe twibwiraga ko Imana iba hehe. Namwe mwagize ubwo buyobe, ninjye jyenyine ko Imana iba hehe. Ko mu rugo nta Mana ibayo, ko mu rugo tutakwiga ijambo ry'Imana, ko mu rugo wenda kuko uba warabaye umurokore usengera abana akazisengesha kujya kuryama, nako kubyuka iyo wabyibutse birukanka bajyana kuri bisi cyangwa bitwarira. Ariko kwicara abantu bakiga Yohana, ubutumwa bwiza igice cya mbere, icya kabiri, bagapartaja, abagize umugisha wo kubimenya hakiri kare, Imana nibishimirwe, mwagize umugisha. Ariko njyewe nabaye iyo myaka nihuta pe, ariko ubujiji bwanjye ntimwabwishinga bwari bwinshi. Hari n'igihe navuye mu ishuri ngo ntazasanga baragiye mu ishuri bakasiga. Nari ngiye kwiga universite y'Iyerika, abazi Rwanda, Iyerika yari igitangira, njya kwiga universite. Hanyuma ndeba uburyo nziga imigoroba kandi amateraniro ashyushye, ibintu bishyushye iwacu. Ndavuga ni wapi, mugabo wanjye ntiyari ahari, yongeye guhamagara asanga navuye mu ishuri kera. Rero hari igihe ubura ubwenge ukabura n'umujyanama. Niyo mpamvu muri Tito havuga ngo abagore bakuru bigisha abagore batoya kwita ku by'ingo zabo, no gukunda abagabo babo no kwita ku bana babo. Ubwo abagabo bakuru nabo bakwiye kubwira abatoya bakabakebura. Ariko hari igihe usanga mwese muri mu kivunge kimwe ntawe ukebura undi. Imana itugirire ubuntu. Reka tujye mu Gutegeka kwa 2:6-5 kugeza ku 9, hanyuma ngane ku musozo. Turaza kugira umwanya wo kuganira no kubazanya ibibazo kugira ngo ibice byose bikwiriranye neza. Nongere nkubwire, ntago abakristo, abantu bafite ijambo ry'Imana, ntago babuze uko bagira. Unyumve neza nshuti y'Imana, tuvuge ko nta package nzima waherejwe, kari hagati waherejwe kari gafite ibyuho, ariko ijambo ry'Imana rirahagije kugira ngo ube umuntu umeze neza. Ube umusore wubatse neza witegura gushaka, ube umukobwa wubatse neza witegura gushakwa, ube umugabo cyangwa umugore wubatswe neza muri wowe ufite ibyo atanga. Rwose ntago turi nkene. Iri jambo ry'Imana asanze ribamo ibintu byose, habamo n'ubwenge bw'imigenzereze. Nushaka ubwenge bw'imigenzereze, uzasoma igitabo cy'Imigani, ugende buhoro utihuta, rizagukosora, rikwereka ubwenge bw'imigenzereze no mu bucuruzi, no mu kazi, no mu mibanire, no mu bintu bisanzwe. Ariko en general ijambo ry'Imana rirakosora. Nkuko Paulo yabibwiye Timoteyo, yaravuze ngo ijambo ry'Imana riracyaha, rirakosora, ribwira hariya muri Timoteyo 2:3-16 riramubwira ngo rirakosora, riracyaha, rimenyesha umuntu ikibi. Iri jambo rifite ubushobozi bwo kubikora byose. Ikindi rikosora neza, kuko iyo abantu ubwabo badukosora, ahubwo twumva baturenganyije cyangwa batatwumvise. Ariko nuribamo rizagutunganya, rizagukosora, rizaguhindura umuntu ufite uburere bwiza wahawe n'Imana, bwagereka kubwo wagize umugisha ugahabwa n'ababyeyi. Niyo waba warireze uri imfubyi, ijambo ry'Imana nuribamo rizagukosora. Urabona hari igihe umuntu aba wenyine mu bintu najyaga numva n'abana nyuma ya jenoside, nuvuga ngo ariko uzi kubura umuntu ushyira birote, ngo uzi kurangiza amashuri ukabura umubyeyi wakwerekana birote. Kandi koko ibyo bintu birababaje. Noneho ugakura utyo ukirera, ukaba uri nka Ottawa, waba uri Ottawa ukabona abantu bagiye mu Royal, tuvuga uti njyanye nabo. Noneho wasanga bari mu Royal ukavuga uti bagiye handi, ni hehe ko ntandi ndamenya, tugiye Toronto, ugahita ujyana nabo. Ni ukuvuga ngo kuko wari ukuze wenyine, ntawe ubazwa, ntawe ugushinzwe, nawe ntawe ushinzwe, wari umuntu ugenda. Ubwo mbizanye iwacu i Kigali, ukaba uri i Kigali ukabona abagiye i Gisenyi ukabujyanye nabo, wasanga bakomeza Kampala nabo ukaburagiye, ntawe umenyesha, ntawe usaba uruhushya. Noneho wagira akaga ugashaka niyo mitekerereze. Umugore akajya yumva ugeze Goma, ejo akumva ugeze Kampala. Ibyo bintu ukabikora uri umugabo cyangwa uri umugore, kuko mu butoya nta muntu uvuga ati baravuga iyo bagiye kugenda, baramenyesha. Imana iduhe guhindura ibi bitwakiriye. Ariko ibyo bintu byose iyo utinze mu magambo y'Imana aragukosora. Reka tujye mu Gutegeka kwa 2:6-5 kugeza ku 9. Haravuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. Anga Imana yabwiraga Mose nawe ari masubira mu bwoko bw'Imana ibyo bagomba gukurikiza. Aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. Ujye ugira umwete wo kwigisha abana bawe. Namwe izanyu niko zivuga.
ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe. Ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe. Umwete urawukura hehe? Nuko nawe ahora ku mutima wawe. Muranyumva nshuti z'Imana? Nadahora ku mutima wawe uzabitangiza ubitangize muri uku kwezi turimo, ukwezi gutaha bizaba byarazimye kera. Namwe bijya bibaho? Ingegeye nyine aya mategeko ngo utegeke uyu munsi ahore ku mutima wawe. Muri make ijambo ry'Imana rihore ku mutima w'aba babyeyi. Hanyuma ugira umwete wo kuyigisha abana bawe. Ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse. Uyahambire ku kuboko kwawe, akubere ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, uyandike ku nkomanizo y'inzu yawe no ku byugarira byawe. Mwibuke ko icyo Imana yashakaga ari uruhererekane, generasiyo na za generasiyo ziyubaha, kugira ngo izo generasiyo ziyubahe. Ntabwo kari akantu ko gupfa gukora gutya hazari igihe babonye umwanya. Muranyumva bakundwa? Haleluya, haleluya. Byari ibintu bisaba kugirira umwete no kubihozaho. Aya mategeko uteye uyu munsi ahore ku mutima wawe. Ijambo ry'Imana rigwirire muri wowe. Ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe. Nugira umwete wo kwigisha abana bawe, hanyuma hakaza kuri ya kwezi kw'abatinganyi, umwana wazaba yaramenye ko Imana irema umugabo n'umugore ari mutoya. Ukomeze ubimusubiriremo. Niba mwigisha ya teori ya Darwin, uzaba waramubwiye ko Imana ari umuremyi w'ibiriho, ko bitavuye muri Big Bang, byicare mu mutima we, azatangira kubifata atabitekerejeho. Ariko nibyo yabwiwe na papa. Ziriya teori ni ziza, zizasanga byibuza hari ikintu kiri muri we. Twarenze cya gihe, sinzi niba twakirenze, ariko twarenze igihe cyo gukora ubukristo bwikoze. Muri make waratomboye ugwa mu gakiza, none urashaka n'umwana wazatombora kakagwamo? Ntabwo ari byo. Imana yari Imana y'umuryango kuva kera, mu isezerano rya kera, yewe no muri shyashya. Wa murindagereza akizwa, bari abagabo b'Imana baramuganirije ngo we n'inzu ye. Tubona kenshi abantu barabatizwanyaga n'urugo rwabo. Ikindi, igihe Imana yakuraga abantu muri Egiputa, Imana yabwiye Mose ko bizagenda. Hanyuma Mose yavugana na Farawo, hanyuma Farawo akamubwira ngo mugende mwenyine. Ariko Mose akavuga ngo twebwe ubwacu n'abagore bacu n'abana bacu n'ubutunzi bwacu tuzagenda tujye gukorera Uwiteka. Nuvuga ngo Satani abagira ngo hacomoke umugore akizwe, hacomoke umugabo akizwe, ariko gukizwa nk'inzu yose Satani akabirwanya yivuye inyuma. Niyo mpamvu wakijijwe bibaye umugisha agatangira ari umugabo, burya byaba ari byiza, ariko hari igihe batinda kuza. Haleluya. Hakabanza abagore. Ariko igihe umugore abanje kubw'imbabazi z'Imana, akwiriye kubaza aya magambo y'Imana, akagira ubwenge bw'Imana, ntagendere mu kigare, kuko natwe tugendeye mu kigare tubuza n'abagabo bacu gukizwa. Kimwe bambwiye ibintu bibera mu cyumba kimwe cy'amasengesho, aho umuntu aza akiyambura ubusa akavuga ibitavugwa, avuga umugabo utari wakizwa. Nkavuga muri si uyu mugabo wamenya, murabona musagare telefone n'abantu bari coding utanabizi. Ubundi uyu mugabo aramutse yumvise aya makuru amuvugaho hano, ubundi yazinjira aho hano. Ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe. Ujye uvuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse. Wagira ngo ijambo ryandikiwe twebwe, kuko ni twebwe tugenda twumva turi mu nzira. Wagira ekuteri urimo ukora siporo, washyira mu modoka ijambo ry'Imana, wagenda wumva aya magambo mu nzira. Ngo nuko uryamye, nuko ubyutse. Kubera iki? Isi yuzuye amakuru apfapfanye. Nitutagira umwete wo gufata amagambo y'Imana ngo tuyabwire abana bacu bikiri amategeko, kugeza igihe tuzagera muri ya myaka yo kubasuggestinga, byibuza hazabe harimo base yamaze gufata. Ariko mwibuke ko kugira ngo bishobore, nuko nawe uyahorana hehe? Ku mutima wawe. Bikaba iby'ingenzi kuri wowe, bikaba ibyibanze kuri wowe. Bitari ibanze uzabishyuha bite bizima. Ariko wafata icyemezo uyu munsi ukabana n'Imana yawe neza, ukubaka umubano wawe n'Imana. Haleluya. Dufite data utagira defo, dufite data udukunda ntacyo aduciye, dufite data utubabarira, dufite data uhora dutegereje, hanyuma tukongera tukavuga ngo turagarutse niba twarawutakaje, niba uhari kandi tukawubaka kurushaho, amagambo yakatwuzura kugira ngo ahore ku mutima wacu, hanyuma tubashe kuyigisha abana bacu. Ngo uyahambire ku kuboko kwawe, uyu munsi twabishyira muri telefone akubera ikimenyetso, ariko bo bari bayafite icyo gihe. Ngo uyahambire no mu ruhanga rwawe. Bagiraga akantu nibagiye ko kitwa niba ari phylactère, kameze nk'aka gakoze mu ruhu, bambaraga ku gahanga, hanyuma
ko kari karagakoze mu mpapuro, ariko ikibizirika gikoze mu ruhu akakambara mu gahanga. Yesu yigeze kubanegura avuga ko bagendana ibyanditswe bakarushaho kwagura impapuro ziri kuri bo, ariko ntibabivive. Hanyuma Imana iturinde ikirokore cy'uburyarya, kuko burya abana bacu barabizi ko dukijijwe, nabo twashakanye barabizi ko dukijijwe cyangwa tudakijijwe. Icyo Yesu yabagayaga muri Matayo nuko bagenaga izo mpapuro zanditse amategeko y'Imana, ariko babuze ubuntu n'imbabazi. Imana ishimwe cyane. Bo rero babishyiraga mu bikorwa, ariko gutyo bakabyambara mu gahanga, ku gituza n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Icyo dusabwa twebwe ni uko ijambo ry'Imana riba mu mitima yacu. Haleluya. Tukabaho nk'uko rivuga, tukemerera Imana ikadukosora, tukemerera Imana kubamba kamere yacu, kuko uko kamere yanjye ibambwa niko imbuto z'umwuka ziba nyinshi. Muri imbuto z'umwuka harimo ibintu byiza byose, ugize uwo mwashakanye ubifite rwose waba utuye mu ijuru. Harimo ubugwaneza, harimo guca bugufi, harimo urukundo, harimo imbabazi, harimo ibyifuzwa byose ku muntu. Ariko kugira ngo imbuto z'umwuka wera zigwirire muri nge, nuko mba nabambye kamere. Kugira ngo kamere yanjye ibambwe, nuko nemera ijambo ry'Imana rikanyobora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hanyuma kamere yanjye yibambwe, icyo gihe simbamba mugenzi wanjye. Ariko iyo kamere yanjye itabambwe, habambwa nde? Mugenzi wanjye, kuko niwe nzasaba kunyihanganira iteka. Ubwo se ntubumubambye? Uzi ibintu byose yihanganiye mu kazi, uzi ibintu byose yihanganiye by'amadeni ya banke, uzi ibintu byose yihanganiye by'imirimo yo mu rugo, nurangiza umugereki wo kwihanganira nde? Wowe. Ariko ubambye kamere yawe, wahinduka umuntu uryoshye kubana nawe, umuntu yataha akakuruhukiraho. Mureke tubiharanire, kandi Imana yabiduha rwose. Mu Migani 24:3-4 haravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi rukomezwa no kujijuka. Kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo mo ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Iri jambo rikunda mu Kinyarwanda no mu zindi ndimi zitavuga uko. Ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi rukomezwa no kujijuka. Kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo mo ibintu byose by'igiciro n'iby'igikundiro. Haleluya. Iby'igikundiro ubwenge burabizana bikaba mu ngo zacu. Nitwubaka nk'uko twiyumva, tuzajya dukora amahitamo mabi, ngo yandakaje ngo nanjye nyine nagomba kumwumvisha. Ariko nitwubakisha ubwenge, tuzajya tureba ikigize umumaro, ikiramba, icyungura mugenzi wanjye, icyungura abana bacu. Mu bintu bimbabaza uyu munsi nyine, kuko mbaze kuba mukuru, iyo mbimenya nanjye kuva kare, n'abana uburyo babigwamo. Buriya ufashe akanya ukicaza abana bawe ukababwira ububi bwa se cyangwa ububi bwa nyina, uba wishe umwana. Nawe byakunaniye kubyihangana uri mukuru, ugiye kubikubita ku mwana, kandi uriya mwana papa we ntibazamugurana na nyina, azaguma ari uriya. Uramwicira iki? Bishyire Yesu, cyangwa ushaka umuntu mukuru muganira ufite ubwenge buzima bwavuguruwe n'ijambo ry'Imana. Kushogana n'umuntu mukuru, bambwiye ijambo riteye isoni abantu bushize, yari umwana twiganye ahantu, ngo abantu bakuru babagirira ngo nibo ngo mugomba kugisha inama. Nibwo nari nkiryumva, aravuga ngo nibiki ngo birakura. Namwe murabizi? Ntabwo murizi? Riteye isoni. Aravuga ngo n'ibigoryi birakura. Urumva iyo tubwira abantu ngo bagishe inama abantu bakuru, ariko abantu bakuru bose siko bari sage, kuko nabari ibipapfa ari bato bakuranye ubupfapfa. Ariko kubwira umwana ububi bwa se, ububi bwa nyina, nukura wikoreje umwana poa ibiro byinshi by'ubusa. Kandi iyo turi mu gasigane ushaka kwigarura umutima w'umwana, uragenda ukamubwira ububi bwa se n'ububi bwa nyina kugira ngo nyine umwigarurire, ariko uri murica umwana wawe. Bishyire Yesu, ushaka umuntu ufite ubwenge buzima bwavuguruwe, ushaka umuntu ukunda umuryango, ushaka umuntu bakunda mwembi, aba ari ubibwira. Kuko buri umuntu ukunda umugore akanga umugabo agakunda umwe muri bo, uwo si inshuti y'umuryango, uwo ngo azabasengera. Umuntu ukubwira ibintu ngo ndabikubwira ngo ariko ntuzabibwire kanaka, ubwo aravuga umugabo wawe, ntuzabibwire umugore wawe. Iyo ni inshuti itari yo gutindana. Inshuti y'ukuri bakunda mwembi, irashaka ubumwe bwa mwembi. Bimwe mu bintu bijegeje icyo twita umubiri wa Kristo uyu munsi, ni abashumba batari nyabo, binjira bakadiviza, bagatandukanya umugore n'umugabo. Ugasanga umupasiteri afite ijambo mu rugo kuruta umugabo muri urwo rugo, kuruta se kamvuga umugabo, kuko abagore nitwe kenshi tubijyamo cyane. Umugabo nubwo yaba ari umupagani, niwe mugabo muri urwo rugo.
ntago nguhaye uruhushya rwo gupagana cyane, kuko ibintu byose ubiba nawe uzabisarura uzabisarura, kuko kupagana burya abana barareba, none ukazamona abana bikubiye ku mubyeyi umwe, kuri mama, ugasigara ubirwanirira ngo bakugarukire, ari bo babyitwayemo nabi. Ariko umugabo ni umugabo kandi ni ukubaha, niko Imana ibivuga. Reka ndekeraho ne kurondogora. Rero ntuzubake cyangwa ufate ibyemezo nk'uko wiyumva, uzibuke ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Hanyuma uzana ubwenge mu magambo uvuga, uzana ubwenge mu bikorwa ukora, ukoresha ubwenge mu kurera abana, mu buryo ubanye n'uwo mwashakanye, mu buryo wita kuri finanse zawe, wowe kubura ubwenge bwose, kuko nububura uzafata ibyemezo bibi. Wibuke ko Imana yabwiye Abrahamu ngo icyatumye nkumenya. Abrahamu yari umuntu w'igitangaza amaso y'Imana. Uyu munsi twitwa abuzukuru be, ariko icyatumye Imana imumenya ni ukugira ngo areme kubaha Imana mu rugo rwe, atanga umurongo mu rugo rwe, bibe biri strong, bibe bikomeye ku buryo generation na za generation zizabihererekanya. Uyu munsi nitwebwe dufite agati, niba uri umubyeyi uyu munsi ni ufite kare hagati. Ejo esheke zawe, kunanirwa kwawe, kutabyitaho kwawe, nibyo tuzahereza abana bacu. Nimureke tube maso, nimureke twinginga Imana ikosora ibyuho biri mu buzima bwacu. Aho uri uyu munsi byibuza wirundarundi, ubwira Imana uti ibyo nishe narabyishe, ariko ndaje ngo umpe imbaraga, unyubake, hanyuma unyubakire, nzahereza abana banjye ibyiza. Imana ibahe umugisha. Data, reka dusenga gatoya, hanyuma umukozi w'Imana akomeze gahunda. Data, ibyo tuvuze ni bikeya ku biri mu mitima yacu no ku biri mu buzima bwacu, ariko buri umwe muri twebwe uramuzi, uzi ibyo arwana nabyo, uzi ibyo yakiriye mu butoya bwe, uratuzi Mwami, ariko urihagije, ufite n'imbaraga zo kudukosora no kuduhindura. Ntujye ugira ubwoba bw'ikintu na kimwe wasanga muri twebwe, kuko imbaraga zawe zirahagije. Tukuzaniye ibyo twishe, tugusabye andi mahirwe. Uri Imana y'amahirwe ya kenshi, aho tutabaye urugero rwiza ku bana bacu, kubo twashakanye, uduha imbaraga n'umutima uciye bugufi, kugira ngo tugomba gusaba imbabazi dusabe imbabazi, byo tugomba kubaka tubyubake. Aho twaremereye abo twashakanye Mwami, turagarutse ngo dukosore, uduhindure, uduha umutima uciye bugufi. Aho ibyuho byo mu buzima bwacu Mwami w'abami byatumye tuba abagore babi, abagabo babi, basore n'inkumi bameze nabi, bashaka gukontorora, bikatujyana mu ngeso mbi zitandukanye, no mu mikorere n'imivugire mibi bitandukanye, tugakoresha autorite mu buryo butari bwo. Abagore babonye ba mama wabo bacinyagazwa, bagakura bahindutse ingare Mwami w'abami, kuko batamenye bizima. Ababonye ba papa babo babyuzinga ba mama babo, bagakora defense. Abagabo se babonye ba mama bavuga nabi, nabo bagahita bakora defense ngo bataganzwa Mwami. Dufite ibintu bitandukanye, abana bireze se tutagize utubwira ngo sigaho, garukira aha Mwami. Tukuzana ibyo byose n'ibindi tutazi, ariko ngwino winjire mu mimererwe yacu, utureme bundi bushya. Warasezeranye ngo basha no gutanga imitima mishya. Twubake Mwami, tube imiryango mizima, kugira ngo ibyo duhereza abana bacu bibe ari bizima. Duhishwe mu maraso yawe, imigambi y'umwanzi Satani yo gusenya umuryango itsindwe burundu mu izina rya Yesu. Amen.